ugasanga nyine akazi kawe uragakora neza sawa, mu kazi barakwemera mbega baragufelicita buri munsi, ariko ugasanga uwo mubanye we ntabwo umwitaho nk'uko nawe wita akazi kawe. Rero niyo mpamvu mbabwira ngo niba inshingano zawe z'urugo zakunaniye, menya ngo inshingano zinanira zihereye mu buriri hahandi, kuko umugabo iyo wamufashe neza. Waba ufite inzozi zo kugera kure mu bijyanye na muzika? Igisubizo ni Ikigo Ingenzi International Music School. Iki ni cya kigo cyigisha muzika ku rwego mpuzamahanga, bakwigisha computer hamwe no gutunganya amajwi, audio production. Umunyeshuri wize muri iki kigo abankenerwa na tumurebereho ku murimo, abikesha ubumenyi yahawe n'abarimu b'inzobere bigisha muri iki kigo. Kubera umwihariko n'ubudasa bw'iki Kigo Ingenzi International Music School, abanyeshuri bahiga bakaba bakomereza amasomo yabo hanze y'u Rwanda babifashijwemo n'iki kigo mu rwego rwo gukarishya ubumenyi n'ubushobozi. Muri iki kigo hacumbikirwa abana barangije primaire, abarangije troncome, abarangije segonderi, yewe n'abarangije kaminuza. Kandi tubafitiye amacumbi y'abahungu ndetse n'ay'abakobwa. Muramenye ntimucikwe n'aya mahirwe mboneka rimwe yo gukomereza amasomo hanze y'u Rwanda. Abifuza kwiga muri iki kigo mwadusanga mu mujyi wa Kigali Kimironko munsi y'isoko. Mukeneye ibindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 0788 54 16 no kuri 0722 54 16 Turabasuje cyane, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe aho muri hose mu mpande zitandukanye. Nizere ko mumeze neza cyane. Nk'uko mubizi rero tubagezaho ibiganiro byiza kandi bibubakira ingo zanyu buri munsi, kuko icyo twifuza cyangwa se intego twihaye ni ukugira ngo byibura 90% y'ingo zajyaga zisenyuka kubera ibintu batumvikanaho cyangwa se badahuje mu kumva. Kuko buriya hari ukuntu umuntu ashobora kuba yiyumvishamo ikintu kimwe, ati ngewe nabigenza gutya, undi akumva ngo ngewe nabigenza gutya. Icyo gihe iyo mudahujije byanga byakunda, urumva yuko urugo ntabwo ushobora kuba warwubaka neza nk'uko wabyifuzaga. Ubwo rero hatangiye kuzamo utuntu tw'udukimbirane, two gushwana, two kwishishanya. Niyo mpamvu tuba turi hano ku bwanyu kugira ngo tubafashe. Niba hari icyo uba wenda udasobanukiweho, uwe wakibwiraga umugore wawe ati ngiye gukora iki ngiki, ati ngiye wenda ibyo n'uburayi rukunza nawe cyangwa se ni ibiki, ugasanga wenda umugore ntabwo muri kubyumvikana. Icyo gihe iyo mufunguye hano mugasanga icyo kiganiro gihari ndi kukibasobanurira, mwese mukagitega amatwi, bibafasha kuba mwabasha kuba mwese mwaraho mwajya mu ruhande rumwe. Kuko wenda wari uri muri uru undi ari muri uru, urumva umugore n'umugabo kugira ngo muzahuze mutumvikana biragoye cyane. Uyu munsi rero niyo mpamvu dufite ikiganiro twabateguriye kandi cyiza, ndahamya neza ko kiri bubanyure. Ariko nkubutsa ko wakora subscribe kugira ngo niba ikiganiro nk'iki ngiki cyiza kigombe kuza kitazajya kigucaho ngo kigende, ahubwo bijye biba kuba uhita ubona notification kugira ngo noneho ubashe kuba wakurikirana n'ibindi, cyangwa se unasharinge muri bagenzi bawe kugira ngo nabo babashe kuba bagira gute bakwigira aya masomo meza abafasha mu buzima bwa buri munsi. Rero nkuko mwagiye mubidusaba kenshi na kenshi, mwagiye muvuga ati se ko muvuga ngo kugitanga neza ni ibiki, ntabwo dusobanukirwa, ni mudusobanurire tubashe kubimenya. Nkuko rero nkomeza kubibabwira, ntabwo kugitanga neza ari ubundi buryo, ahubwo ni uburyo umugore agomba kwiyumvamo umugabo we, n'umugabo ndetse akiyumvamo umugore we. Muri cya gihe cyo kugira ngo ujye kurongora umugore wawe, wanze umufashe mukarisanye, muturane karesi, mukorakoraneho. Ari umugore wawe uzi ngo umugore wanjye ndamukora ku ibere, mufashe. Umugabo wanjye ndamukora hehe, mufashe. Hanyuma noneho mukarisanye, mufate nk'iminota 10 kugira ngo mutegurane, guhera ku minota 10 kugeza ku minota 30 muri gutegurana, ku buryo ujya kurongora umugore wawe yumva yashize, ahubwo we bwiwe ariko kwikururira ati wabikoze, nawe wumva washize, ku buryo ubikora ukumva kukoze ibintu ugomba gukora kuko wabivanye ku mutima. Apana kuza uhita ufata tiku ibiki, ibyo urumva ni byaba ari ikibazo gikomeye cyane. Niyo mpamvu rero tubasaba ngo niba ugiye gutangira igikorwa runaka, gerageza ugikore wumva wabanje kugitegura. Burya ibintu byose bitateguwe biba byamaze gupfa. Ari nayo mpamvu tubabwira ngo niba ikintu wagipanze, menya ngo ushobora kuba wagipanze ku mutima wawe ariko ngewe kitandimo. Niyo mpamvu rero uba ugomba kuza tukabanza tukabibwirana, tukabitegura, tugakora ibintu biryoshye kandi bimeze neza. Kuko buriya iyo uri umugore undi akitwa umugabo, nibyo kintu cya mbere kiryoha mu buzima, ariko nanone iyo wakitwayemo neza. Ntabwo rero uzavuga ngo ngiye ngo ndi umugabo kuko ngo ndi umugabo, ngiye
ngomba gukora ibyo nshaka, itegeko mu rugo rwanjye iki n'iki, ibyo urumva ni ikibazo kiba gikomeye, icyo gihe uri gutsindamiza uwo mubana. Niyo mpamvu rero tubabwira kandi tunabamenyesha ko niba ubana n'umugore wawe waramushatse kandi umukunze, nta mpamvu n'imwe yo kwiyumvishamo ko ugomba kumutwara nk'ihene bakurura mu kiziriko uti genda uzirikwe hariya, urishirize hariya, genda ukore iki ngiki. Kandi nanone reka dukome n'ingasire, n'umugore nawe ubwiwe ntabwo agomba gufata umugabo we muri ubwo buryo. Mwese muba mugomba kubahana, nicyo navuga ngo niko gaciro ko kwitwa umugore cyangwa se umugabo, kuko buriya umugore abantu bose ni abagore, ariko buriya kugira ngo umuntu azakwita umugore nyine yumve ko avuze ati kabisa ngiye mfite umugore, ukabona akanezerezwa no kuba afite umugore. Burya ni ibyo umukorera cyangwa se n'ibyo umufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi, kuko hari ukuntu umugabo aba afite umugore baramaze se ufite umugore akabanza akagira ate, akabanza akishima mu mutwe, cyangwa se ugasanga wenda arabanje aricurikira, sombyemere buriya ku mutima we nibyo bintu biba biri kurwanira, sombyemere se bihakane ese bise ukumva ndamufite. Ibaze nawe umuntu wanje kubona abyibajijeho. Ukuvuga ngo rero nuko hari inshingano z'umugore abatubahiriza, umugore ntabwo aba yubahiriza inshingano nk'uko zigomba umugabo we. Niyo mpamvu rero tubabwira ngo niba warahagurutse wangiye gushaka, menya ngo nagiye gushaka, ufite icyakujyanye nawe afite icyamuzanye, nimuhurize hamwe ubwenge mwese mufite, kandi ndabizi neza ko bishobora kuba byabageza ku ntumbero nziza kandi izabafasha mu gihe kizaza. Ni ukuvuga ngo rero ntawe gukora cyangwa se guhora wihutuya wagiye wavuye aha wagiye wagize ute, ibyo nyine pe gukora ni sawa, ariko nanone banza utekereze ese uwo tubanye we mufatane. Hari igihe uba wita ku kazi kawe gusa byonyine, ugasanga nyine akazi kawe uragakora neza sawa, mu kazi barakwemera baraguferesita buri munsi, ariko ugasanga uwo mubanye we ntabwo umwitaho nk'uko nawe waba wita ku kazi kawe. Rero niyo mpamvu mbabwira ngo niba inshingano zawe z'urugo zakunaniye, menya ngo inshingano zinanira zihereye mu buriri hahandi, kuko umugabo iyo wamufashe neza, umugore wawe iyo wamufashe neza, ibitekerezo bye birushaho kuba byaba byiza kurushaho. Ikindi kandi binamufasha cyane, agahora aho ari hose atekereza ati burya umugore wanjye yajya no kuguca inyuma akavuga ati ariko umugore wanjye ubundi ko nta kintu abuze, icyatuma njya kugenda ni igiki. Niyo mpamvu mbabwira ngo uko byagenda kose icyo ubagaye nicyo usarura, nicyo abanyarwanda bajya bavuga, kandi burya uzabicunge nta mugani ujya waciriwe ubusa. Icyo ubagaye nicyo usarura. Niba ufasha umugore wawe neza azakwitaho neza, niba ufasha umugabo wawe neza azakwitaho neza. Ikindi kandi buriya ibintu byose bipfira hariya mu buriri. Iyo wakoze serivisi zose neza nk'uko bikwiriye, umugabo arakunezererwa, umugore arakunezererwa, yewe yanakubona utambuka akavuga ati hashimwe Imana yampaye uriya mugabo, nawe yabibona akavuga ati hashimwe Imana yampaye uriya mugabo, kubera yuko aba yumva umutima we anezerewe. Niyo mpamvu tubabwira ngo niba kuko ugiye kubaka, kuko buriya hari igihe umuntu aba azi ngo yagiye kubaka kandi afite intego runaka zamujyanye. Wenda hagati aho ngaho nshobora kuba ngiye kuvuga mena amabanga, ariko mwihangane ndabivuga, kuko buriya hari uburyo umugore ava mu rugo ugasanga nyine reka ngende wenda abantu batazanshishamo ijisho z'uko ntashashitse, ati se ubu bavuga ko ari ibiki, ese ubu wabona ko byagenze bite, umukobwa mwiza nkanjye tureka pfe kugenda, ariko yewe nyine ukabona ntabwo bimurimo. Ariko mu by'ukuri umuntu wavuye mu rugo iwabo ashaka kubaka ni umuntu kabisa ugera mu rugo akamenya ngo umugabo wanjye arataha saa moya, arasanga natetse nahishije, abana nabakarabije baryamye bakoze amayetide, namuteguriye amazi, namukoreye iki, noneho byagera mu buriri bikaba akarusho ko kuba wamufasha muri serivisi akwifuzaho, cyane ko ari nacyo kiba cyarakujyanye. Rero niyo mpamvu mubwira ngo niba koko waravuye mu rugo ujya ugamije kubaka, urandika nk'umurusyo umenye ingasire, kuko buriya harimo n'abagabo nabo ubwabo baba baravuye iwabo, baba akubaka inzoka yireba kwikumana we tusubu reka apfa gushaka, mbese nawe agashaka bitamurimo ariho hahandi azaza yamara
yakugeza mu rugo akazajya kureba akumva yagusuzuguye, akumva yaguciye amazi, akumva ntacyo uri cyo, nyine agatangira akabikwereka. Biriya bintu ntabwo aba ari byiza. Menya ngo niba ugiye gushaka banza ubitekereze kabiri, ntawe uzaguseka ukora icyo wakabaye ukwiriye gukora, kuko buriya mu buzima ntuzakora icyo wicuza, kuko kwicuza ni niba nabyita ngo iki ntabwo sinzi uburyo nabibabwiramo, ariko buriya ikintu ndwana nacyo ni uko ntakora icyo nakwicuza, nawe ni nacyo nakwifuriza ngo ntuzakore icyo wicuza mu buzima bwawe. Niyo mpamvu rero mpora mbibabwira buri munsi, niba ufite icyo udasobanukiwe ku kiganiro mba natambukishije, biremewe ko wakandika muri comment ukatubwira ati hano n'aha ntabwo ntasobanukiwe, tugasubiramo, kuko nicyo kintu tuba dushinzwe hano. Nta kindi kintu cyo twifuza nuko ingo zanyu zatera imbere, kandi burya nta kuntu na kumwe ingo zanyu zatera imbere mudabifitemo uruhare. Uruhare rwa mbere ni ukumva inyigisho zacu, maze mwarangiza mukazikurikiza, ikindi kandi ukazishyira mu bikorwa. Ni ukuvuga ngo ntuzajye wumva ngo aho wumviye ariho bisigara, ahubwo bijye bikubamo igihe cyose. Nujya no guhemukira uwo washakanye nawe utekereze uvuga atari ko ibintu ngiye gukora mu buzima bwanjye sinzabyicuza. Ibintu byose rero buriya bituruka mu mutwe, uba ugomba kubanza gutekereza. Umusozo w'iki kiganiro rero murabizi, nabagiraga inama uburyo ki ushobora kuba wafatamo neza umugore wawe cyangwa se umugabo wawe, ikindi mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina nyine mu buriri. Murakoze cyane rero, Imana ikomeze ibarinde kandi ibahe umugisha. Ibiganiro byacu nakagaruka. Bye. Waba ufite inzozi zo kugera kure mu bijyanye na muzika? Igisubizo ni ikigo Ingenzi International Music School. Iki ni cya kigo cyigisha muzika ku rwego mpuzamahanga, bakwigisha computer hamwe no gutunganya amajwi, audio production. Umunyeshuri wize muri iki kigo abanyenerwa natumurebereho ku murimo, abikesha ubumenyi yahawe n'abarimu b'inzobere bigisha muri iki kigo. Kubera umwihariko n'ubudasa bw'iki kigo Ingenzi International Music School, abanyeshuri bahiga bakaba bakomereza amasomo yabo hanze y'u Rwanda babifashijwemo n'iki kigo mu rwego rwo gukarishya ubumenyi n'ubushobozi. Muri iki kigo hacumbikirwa abana barangije primaire, abarangije troncome, abarangije segonderi, yewe n'abarangije kaminuza. Kandi tubafitiye amacumbi y'abahungu ndetse n'ay'abakobwa. Muramenya ntimucikwe n'aya mahirwe mboneka rimwe yo gukomereza amasomo hanze y'u Rwanda. Abifuza kwiga muri iki kigo mwadusanga mu mujyi wa Kigali Kimironko munsi y'isoko. Mukeneye ibindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 0788 54 16 no kuri 0722 54 16 05.